kw'ijambo twaganira kandi Imana yashyize ku mutima amagambo numva akwiriye kudufasha kandi akwiriye kurushaho kutwikiza ibiri mu kwizera Imana. Amen. Muri iyi minsi nategereje ku ijambo ryitwa umufasha mu buryo busanzwe bwa Kinyarwanda. Umufasha akenshi iyo umuntu yubatse urugo akenera umufasha wo kubana nawe, akenera umufasha wo kuba hafi no kumukomeza. Murabizi sibyo? Ku bakora imirimo isanzwe nk'abafundi hari abo twita abayede bitewe n'abo bari nk'abafasha. Siko bimeze yene buri kintu cyose kigenda kigira, mbese niba ari umuntu ukora iki n'iki agira umufasha, akagira umuntu umwunganira bityo. Ariko naratekereje nsanga Imana iradukunda. Bwira mugenzi wawe Imana iradukunda. Imana iradukunda kuko Yesu Kristo mu myaka yamaze mu isi agiye kujya mu ijuru yaravuze ati ntabwo mbasiga mwese. Haleluya. Ndagira ariko nzaba umufasha wo kubana nawe, umufasha wo kubigisha, umufasha wo kubakomeza, umufasha wo kubagira inama. Rero umukristo wese afite amahirwe yo kubona umufasha uturuka ku Mana. Yaba umugabo, yaba umusore, yaba umugore, yaba umukecuru, yaba umusaza, twese dukeneye umufasha wo kubana natwe kandi wo gufasha twaramuhawe. Abakristo bumvise umufasha muri nibagerageze abantu bumva umufasha araje agakoze kujyamo. Amen. Haleluya. Ndabona ari benshi tuhaye Imana amashyi byadutwaye. Uyu mufasha Imana yaduhaye ni umwuka wera. Siko bimeze? Uyu mwuka rero mwerekana mu nzira y'ubukristo. Iyo wemeye kubana n'umwuka wera, ariho navuze ni hari imigisha tubonera mu kwakira no kuyoborwa n'umwuka wera, ariwe gufasha twara. Hari imigisha tubonera kandi akenshi na kenshi mu nzira y'Imana ibitunanira, ibitubuza amahoro, ibitubuza umutekano, ibitubuza kujya imbere, nuko tutemerera gufasha gukora umurimo ngo dukorane. Ni ikibazo kuri njyewe, kuri wowe. Ujye wemera uwo mufasha akagira uruhare mu byo ukora no mu byo uvuga no kugenda no mu myifatire no mu mirimo yawe buri munsi. Imana itugirire neza. Badusomeye ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 11. Harimo amagambo menshi ariko ndagira ngo twongere turebe ngo mu gitsina cya Yesaya hazungura agashami, kandi agashami byavugaga Yesu. Haleluya. Ngo umwuka w'Uwiteka azaba ari kuri we. Ndagira ngo sabe dusomeye icyo gice arebe umurongo wa 2 adusomere ndabwira hagaruke yihuse adusomere muri ewe n'imikoro. Adusomere ku murongo wa 2. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga. Genda buhoro. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, kandi umwuka w'Uwiteka ni umwuka w'ubwenge. Mwavuze ngo menara? Ni umwuka w'ubuhanga. Komeza. Umwuka wo kujya inama. Umwuka wo kujya inama. Umwuka w'imbaraga. Umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumubaha. Umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumubaha. Azanezerwa no Amen. Nushaka kugenda wicaye. Uyu mwuka w'Imana azaba umwuka w'ubwenge. Ntabwo rero ibyo dukora dukeneye kugira ubwenge, ariko ubwenge butari ubwiza. Ibyo dukora dukeneye kugira ubwenge,
abakomeye bahamagawe atari benshi, imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yahamagaye babandi. Haleluya. Ihamagara basa, ihamagara abo tubona ariko bahubwenge bwo mu Mana. Uyu mwuka w'Imana rero ufite amufasha kugira ubwenge, amufasha kugira ubuhanga, amufasha kumenya Uwiteka, amufasha kuba Uwiteka, akamufasha no kubibanira n'abandi. Ibi twirwa duhura n'ibibazo, abantu bakaba bari barahari ariko bagera hanze bagaba turabusuzanya cyangwa ngo bashobore gusabana. Byose biraterwa n'iki? Umwuka w'umufasha. Nta rwamufasha. Nusenga Imana ikakugirira neza, uzabona imbaraga zikubashisha kwihangana, haleluya, no kubana n'abahanuzi. Kubera iki? Umwuka w'Imana wagufasha. Ntabwo watishoboza kubana n'umuntu wagwemukiye ngo wumve ko umubabaye, ariko umwuka w'Imana aramushoboza. Iyo usomye aya magambo muri icyo gice badusomeye muri Yesaya, ugasoma amagambo ari ku murongo wa 6, haravuga ngo isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, inyamaswa n'umugunzi w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyara. Inka izarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'incira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe ku gikono cy'impiri. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizononana ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Abanyarwanda baravuga ngo ingwe niyo ari z'igiti, ngo ntabwo yari zifata ku gakantu, ariko mu Bana baravuga basanze bati baravuga ngo yifata ku gakantu biba byabaye. Yego, ariko aho umwuka w'Imana yageze, amena, ingwe izahura n'ihene ntabizarya, umwana azakora ku nciri ntakizamutwara, umwana ngo w'incuke azashyira ukuboko kwe mu mwobo w'impiri ntakizamutwara. Ubaza umutima wawe, uriya muntu n'ubwo ubona gukunda ese koko wamugereranya n'intare, wamugereranya n'ihene rimwe? Niko bimeze. None se mu byo ari inyamaswa, ariko umwuka w'Imana yarahageze. Haleluya. Byose biraba. Hanyuma n'Imana turangirijeho iravuga ngo ku musozi wanjye nta kizajyana, nta kizononana n'ikindi, byose bizabana. Gukiranuka, amahoro azakwira kuko amazi asenya. Ibyo ntibikwiye rero yamwe ab'inyuma turi kumwe. Haleluya. Navuga rero aha niho tuzigiye kubwiza bwawe, aha ni ipfundo riri kwemera gufasha Imana. Yesu yabaye ku isi, Yesu yabonye intege nke z'abantu. Muri buka umwe agenda amusanga ati, mwami Yesu, mwene data nacumuraho, mwabarengeye kangahe? Ngira karindwi. Yamusubije mu ki? Yaramubwiye ati, sinkubwiye karindwi, ahubwo ngira karindwi inshuro zingahe? Inshuro 70. Ubwo ni ukuvuga ngo inshuro 490. Ndebera wa muntu ubona ko
rero umuntu ubona ko ufite ibibazo ibyagukoreye inshuro ya mbere bigera ku 100 bigera kuri 200 Yesu yashyize 200 zingahe na 90 none unaniwe ari uko yakuvuze yego unaniwe ari uko yakwimye ikiniki biratangiye ubwo mucanye umubano yakubeshye yakurikarije yakubeshye ariko Imana yabonye ko hakenewe umufasha wo kudufasha. Haleluya, haleluya. Iyo umufasha mwakiriye agufasha kwihangana. Umugore n'umugabo ntabwo babana ngo bamare imyaka 10, 20, 30 nta wari wagirana ikibazo n'undi. Bibahora ndetse niba ari tujyana bibaho madamu yicaye hano atize umugisha umunsi kubera ko baje no kugira ngo babasengere biragora kugira ngo tuzane kubera ibintu by'amatike ariko uyu munsi turi mu myaka 38 tumaze turabura amezi make ngo tuzuruje 39 ntabwo ari uko ndi marayika urimo murabyumva ntabwo ndi umumarayika nawe kandi si marayika ariko wamufasha twahawe. Haleluya, ni udufasha kugira ngo tubane. Uyu mufasha w'Kristo baramukeneye, uyu mufasha w'abaririmbyi baramukeneye, uyu mufasha w'abagabo baramukeneye, uyu mufasha w'abadamu baramukeneye, uyu mufasha abana baramukeneye, uyu mufasha abakecuru n'abasaza bagize gute baramukeneye. Haleluya. Nk'uko Imana yarebye ikavuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ni nabwo yarebye umukristo iravuga ngo si byiza ko uyu mukristo aba wenyine ntiyabishobora. Haleluya. Ariko muri Yesu bigira bite? Iyo umwuka hari bigira gute? Ibintu byose biri mu Mana Data n'Umwuka Wera bigira bite? Bigenda neza. Haleluya. Iyo umwuka ari mu bintu, iyo umwuka ari mu bayobozi, iyo umwuka ari mu nzego zose, umwuka iyo yagezemo ibintu bigenda neza. Ariko iyo nta mwuka abari ibyo bari mu bantu bagira bate? Abantu bigira ibyigenge. Rero niyo mpamvu ushobora kubwira umuntu utijyaha ntakunde kujyayo, cyangwa umugabo n'umugore ugasanga byanze kubera ntabwo bemeye umwuka wera ngo wiruruke abafashe. Ni umufasha. Imana igirire neza. Rero Yesu arebye mu ijuru yaravuze ati ntabwo mbasiga mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabaha umufasha wo kubana nawe, azabayobora mu kuri kose. Iyo umuntu atari mu mwuka arabeshya, iyo umuntu umwuka atamufashije arabeshya rwose kandi akabihagararaho. Ariko iyo umwuka yaje akakugeraho akwereka ibyo wabeshye. Amen. Haleluya. Uwo abantu bagira uburiganya ariko ntiwabyemera atari umwuka wera ubikwereka. Sinzi niba mbabeshya, ntabwo mbabeshya. Uzi ko umuntu abaho Imana yaravuze ibintu akigendera ntacyo bimubwiye. Niba yaravuze iti nugera mu gihugu ujyanwemo no guhindura ugahinga ukeze uramenye na rimwe ntuzibagirwe kuzana 1/10 mu nzu yanjye, ntuzibagirwe kuzana umuganura mu nzu yanjye. Gauzuza amaso urabikora. Ariko buriya navuga nti iki ni igipimo cyagufasha kumenya ni nka termometre cyangwa kumenya kwa muganga bakagushyiramo igipimo. Uwizamo igipimo wasanga nawe hari ibibazo bwagakora ntacyo. Yego wasanga ukumva nta kibazo, wakwambara ikote ryawe wagenda mu muhanda ukumva nta kibazo, ariko umutima uri mu mwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Ujya kuri iki cyatsi ijwi rikabikubwira. Utwirwa duhamagara abantu ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari ibya pasi, si ibya tegeko rya pasi. Ujya n'inshingano yawe ngo biguheshe umugisha.
Bizo ni ngombwa tubyigisha, ariko turabivuga kubera ko abantu bona batagira guteye atacyo. Baririmbyi bakristo banyamasengesho saba umwuka wera, saba umufasha, uramukwiye mbese. Amen, amen. Umuririmbyi yaririmbye ngo mugiye ubona ko utagifite urukundo, menya yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa, utiga dushaka kuwoka wera ni Yesu yemuze dushaka kuwoka wera ni Yesu tugende. Haleluya, haleluya. Iyo urukundo rwakonje menya yuko umwuka wera yagize yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musaba garuke. Niba ubona utagikora imirimo y'Imana, niba ubona utakitanga, niba ubona utakigikora, arega ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kunezeza Imana, gukora umurimo w'Imana unezerewe, utabewe n'imbaraga z'umwuka we. Nagira ngo ubwire mugenzi wawe, birakwiye ko dushaka umwuka dushoboze. Niba muri korali, birakwiye ko dushaka umwuka kugira ate adushoboze. Niba turi abayobozi, birakwiye ko dushaka umwuka wera kugira ate adushoboze. Niho tuzashobora kwihangana, niho tuzashobora gukomeza urugendo. Haleluya, haleluya. Hari igice badusomeye mu gice cya kabiri, badusomeye mu Befeso igice cya mbere, ariko basomye amagambo menshi. Umugaragu w'Imana we yandikiye Abefeso arabwira ati Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amina. Urumva ko Imana nayo yaduhereye imigisha yose mu mwuka. Ubitekereje neza wavuga ngo ese ibyo nkora, ese ko ndirimba, ese ko nsenga, ese ko mvuga ubutumwa, ese ko njya gusura abantu, mbikoreshwa n'umwuka? Kuko turazoma tugazoma amagambo amanuka tugenda ni menshi cyane, ariko Imana yagambiriye kera ku murongo wa 5. Imana yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiyeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Nta ruhare twabigize, ni ubushake bw'iki bw'Imana. Ntabwo ari uruhare rwacu, ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo ni umugambi w'Imana kugira ngo umuririmbye, ni umugambi w'Imana kugira ngo uvuge ubutumwa, ni umugambi w'Imana kugira ngo uvuge Kristo. Abadamu mumaze kutwereka abatowe, ariko buriya umwuka wera atafasha ntabwo muzabishobora. Ariko umwuka nabafasha, umwuka nabuzura, namwe mugasaba ngo mufate umwuka wera, muzabikora kandi neza. Haleluya. Ishyaka bazabikora kandi neza, imwororo bazabikora kandi neza, ku rucucu bazabikora kandi neza, imurambi bazabikora kandi neza, ikavumu bazabikora kandi neza. Ndagira ngo nongere mbinginge abatowe, mwongere mwegerere Imana muri iteraniro, uhamagara Imana uti n'imbaraga z'umwuka wera kugira ngo mbashishwe byose. Muyobozi wa Madazi cyangwa mukozi ku rwego rwa diyoseze, nagira ngo mubwire rwose ngo dusaba Imana mu badamu umwuka wera yururuke, abashoboze, abafashe. Ubundi ijambo ry'Imana cyangwa se Abanyarwanda baravuga ngo ukurusha umugore akurusha iki? Ubundi bakavuga ngo niwe mutima w'iki, kandi umutima niwe mutware w'umubiri wose w'iki. Ubwo rero iyo umutima wapfuye
ibintu byose birabyazana. Umubona ngende nikaraga ngira guze mukabona nagize imbaraga ndatiye mukabona urambona mu nzira buriya gabishiye ku mutima wawe. Haleluya, haleluya. Jazana amaturo nkazana amagi nkazana inkoko ariko muzuko akenshi bari mu ngendo nke adari anabikoze ntacyo nagira. Haleluya, ntacyo nagira ni rero hakenewe umufasha, hakeneye umwuka wera kugira ngo ibyo dukora tuzabikora. Murumva bidakwiriye kuvuga byane, murumva bidakwiriye. Kandi noneho si ubushake bwacu, ni neza y'Imana yabigambiriye kera ikabitera muri Kristo Yesu. Imana ntikwiriye gushima, Imana ntikwiriye gushima. Katuzamura ibiganza rwose, mumbabare muzamura ibiganza tuvumo Mana warakoze kuko wadushyizeho umugambi mwiza ukaduha umufasha. Haleluya, haleluya. Abantu abahungu bamwe ntabwo barongora kubera yuko bavuga ngo nta mwana nzabona cyangwa se rimwe na rimwe bikabanira no kubaka, ariko Imana yaduha umufasha nta mwana gusaza. Sibyo ngo nimusubire inyuma murebe. Ariko Imana ikwiriye gushimwa. Tidikuru mbana dukwiye gushima. Pasuru mbana reba byari n'Imana igikukoresha. Amen, amen. Ari nta mwana nta kibuze. Amen. Haleluya. Rero ni umugambi w'Imana. Ku murongo wa 13 niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso aricyo mwuka wera wasezeranijwe. Ntakirereza ijambo ry'Imana. Urumva ko namwe abanyeshagwe, namwe abanyakavumu, namwe abanyamuhoro, namwe abayobozi batowe, haleluya, mumaze kumva ijambo ry'Imana mukizera hari ikimenyetso. Basa mugenzi wawe icyo kimenyetso kikubonekaho. Kuko mu butumwa bwiza harimo ijambo ry'Imana ritubwira ngo bamwe baheshwa n'uwo mwuka kuvuga indimi, abandi bagaheshwa n'uwo mwuka guhanura, abandi bagaheshwa n'uwo mwuka gukora ibitangaza, abandi bagaheshwa n'uwo mwuka gukiza indwara, kwagurizwa dusengera abantu hano. Haleluya. Abandi bagaheshwa n'uwo mwuka w'iswe uburondozi. Ariko hari ijambo riri muri aya magambo rivuga ngo umwuka ukorera muri bose n'umwe, ariko umuntu wese agahaga ikimwerekana umwuka ngo abandi bagire bate ngo abandi bafashwe. Ni iki kikwerekana umwuka bigafasha abandi? Ni ukutekora, ni ukuyobora gahunda rwose aberekereza. Amen, ni ukwisobanurire mu bwongereza. Ni iki kikwerekana umwuka ngo abandi bafashwe? Ubwo ni umukoro bahari. Haleluya. Bahari umukoro wo kunyereka amazima. Ukabaza ngo Mana ikinyerekana umwuka ngo abandi bafashwe iki? Ni uguseka. Mena abantu twese turaseka, ariko abantu museka ari Imana yashyize muri we. Amina. Haleluya. Haleluya. Ukeneye ikikwerekana umwuka hano muri shuri ngo abandi bafashwe. Niba ntagereye basana yarabigishwa yaravuze basayita aravuga ati kandi muri mwe n'ugiye kugirane n'ugiye kugabanya muri bugabo b'igishwa bose umwe yatoza mwana ni yewe aravuga ati nababwiwe muhuza mukomeye undi akaza mwana ni yewe ariko y'umweru Yuda wigeze baramubaza ati niki? Yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ati bagambiriye
ubu twese turakubaza Imana ngo mwana ni jewe utagira ibyiyumviro n'umwuka n'ubu ntiruhuza n'ubwo ari wowe Yesu aramubwira ngo tugahura biwe kandi n'umuyobozi Imana iwe kubwira wabwira ngo mbahe iminota ibiri buri wese abaza Imana wakumva uhagaze ukavuga uti Imana mbabarira nanjye ngiye kumufasha ukunshoboza kubana n'abandi ukunshoboza kwihanganira ibigeragezo. Hari imirongo simbutse myinshi ariko reka mvuge ku murongo wa 18 reka mbere ku 15 nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko senze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro iba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya kurushaho. Haleluya! Bitume muyimenya kurushaho. Ntabwo wamenya Imana, reka mubwize ukuri, ntabwo wamenya Imana n'ineza yayo, ntabwo wamenya Imana n'urukundo rwayo atari umwuka wayo uri kwishura. None se niba uzi Imana ukabuza urukundo rw'Imana ukabuza kugira neza kw'Imana kandi Imana ikaba yaravuze ngo yaturemye mwishusho yayo, hindukira urebe mugenzi wawe, hindukira umurebe rwose, reba mugenzi wawe rwose umurebe. Ko mwanze guhindukira ni kwa kundi abantu bicaranye batarebana. Ndashaka ngo muhindukire murebane, muhindukire murebane, buri muntu narebe mugenzi we. Uzumva kugera igitego n'abantu reba mugenzi wawe, reba mugenzi wawe, mubwire umukobwa aratangira gusabwa ari mu bandi bagahita bamwanga bagashaka uko bamuroga kugira ngo cyangwa ubukwe bagashaka kubwica kandi babana n'umusore nuko niba agiye kubaka ubukwe abana batangiye ibintu bigahaguruka kandi bihagurukira muri bagenzi babo. ngaho nagira umbwira ko umuntu utakuzi yakwana munawe yakugirira neza, ariko umuntu ukuzi umuturage, umuntu ukuzi umugendana. Pawulo yarandikiye Abanyakorinto arabwira ati nabandikiye muri rwa rwandiko
ko mutifatanya n'iki n'abatizera. Ariko sinavuze abajura n'abasambanyi wo hanze, ahubwo navuze uwiyita mwene data kandi atariho. Abo ni bavuze ati mwirinda ntimukifatanye nabo. Uzi kugira umuntu yite mwene so ariko kugambanira, uzi kugira umuntu yite mwene so ariko kwanga, avuga ati ntugabeho, avuga ati ntakabyara, avuga ati ntagakuze. Ugaze ni mwene so, ni mwene so, ugaze ati Imana. Ariko nawe tumugabanya, umwuka w'Imana yaje n'inzoka ntagiryana. Haleluya! Iyo umwuka w'Imana yamanutse, intare n'igihugu biragenda bikarisha. Ku musozi w'Imana wera, ku musozi wasogwe wera, nta kizonona, nta uzangana. None ko bihari, dusenga Imana iduhe imbaraga, dusenga Imana iduhe umwuka wera. Amen, amen. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngiye gusoza rero, dukwiriye kumenya Imana n'imbaraga zayo. Kurusha kumenya Imana ngo amaso y'imitima yacu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo, bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo ihatwebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyira hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu gihe kizaza. Haleluya. Yesu wadusezeranije, Yesu watubwiye wamufasha, afite ubutware. Kandi nanabyivugiye amaze kuzuka, yabwiye intumwa ze, arabwira ati nahawe ubutware bwose mu ijuru. Yesu rero ari hejuru y'imbaraga zose. Vuga ngo amen. Ubwo numwizera hari umuntu uzagukanga. Yesu ari hejuru y'ubushobozi bwose. Niba ari kurusha ubushobozi, Yesu arahari kugira neza. Haleluya. Haleluya. Ari hejuru y'ubwenge bwose n'ubukene n'ubwenge azaza. Ari hejuru y'ubushobozi bwose, ari hejuru y'ubumenyi bwose, ari hejuru y'amazina yose. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye amaze kubishirirwa aravuga ati izina rya Yesu turahimba, ngo bitera Imana icyubahiro, kuko ngo bitera Imana icyubahiro, kuko Yesu ari. Haleluya. Yaciye bugufi aza muri iyi si, acishwa bugufi ngo agira ate ngo ducungure. Amen, amen. Kandi umwami Yesu ujya azagira ate azagaruka. Dusenga Imana. Mbere yuko dusenga, ndagira umusabe, niba wumva umufasha atagikorera muri wowe, waguke dusenga. Niko kandi dufite muri iyi myaka dukomeze dutambuke, nubwo Satani agira ati
arindira ngo tubone tunanirwa atwicira umumaro. Satani arakwica umumaro wawe muri korali, Satani arakwica umumaro wawe muri masengesho, ariko niba wumva umwuka wera, niba wumva umufasha atagifite uruhare, haguruka dusengane nawe kongera imbaraga. Imana ikumugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho rwose, ugiye gusenga Imana. Arega umwanya nk'uyu ni Imana ikorera ibintu neza, kugira ngo naje nizanye, kugira ngo si Imana yagambiriye ngo ibi bibagezeho, ariko turabikeneye. Ukeneye umwuka umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Dusenge Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, Mwami wacu Yesu Kristo dukunda, Mwuka wera w'Imana, turi imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mwanya, duciye bugufi. Turagushimira ko Mwami Imana wagambiriye kera kose kugira ngo abantu bakumenye, kandi ukabinyuza mu mwana wawe Yesu Kristo, nawe akaduha isezerano ry'imbaraga z'Umwuka wera wo kubana natwe, wo kudutsinda, wo kutwemeza, wo kuduhindura kugira ngo ibintu bihinduke muri twe. Rero dukeneye umwuka kugira ngo adufashe mu mibanire, adufashe mu mikorere y'umurimo wawe, adufashe mu murimo dukora w'uburirimbyi, adufashe mu ivugabutumwa, adufashe mu kuba umukristo wuzuje ibisabwa kandi ukora byose adahatwa, ahubwo yokurwa n'umwuka. Rero abahagaze wababonye, abicaye bakeneye izo mbaraga, bakeneye kugangurwa, abari gukangura, abari icyo ukora. Mu izina rya Yesu ndakwigeza ku bushake bwawe, kurwanya ubwacu uhereye ku mwana muto kugeza ku musaza, ubushake bwawe ari bwo bukora. Mu izina rya Yesu Kristo umwami w'umukiza wacu. Amen.